ushobora kukirongora ntube wanakibona bitewe n'uburyo nyine giteye taza kugira ngo nanjye nicyo mfite sibyo. Iyo rero umeze gutyo cyangwa se wenda ukaba uzi ko ufite igituba kimeze gutyo, ari igihe kenshi na kenshi usanga nawe bari nko kukigendera avuga ati mfite igituba cyiza kinagaragara, ariko rugongo itagaragara yaragiye n'imbere igahera, washaka imyeyo ukayibura. Igituba nyine gitera umwaka. Urabona igituba kidafite rugongo, yemwe igituba rwose kandi rero kukivuga nanjye cyaza kuntera umwaka uyu munsi nkaza kubura kunywa amazi. So rero murabizi iyo turimo turagana mba ngira ngo namwe ubwanyu mugende munyuzamo, munaseke, munavuge, tunaganiremo, sibyo ibintu bigende neza. So hari umugabo wigeze kuba yambaza ute ese iyo koko urimo kumurongora igituba kizana urufuro? Yego kizana urufuro, cyane cyane nk'iyo urongoye ukarongora kumwe uba washyizemo imboro cyane wumva ko wishimye, wa mugabo ukishima ari naho nawe igituba cyo kivibura cyagera ngo kirazana ububere kihita kizana urufuro. Wakuzana urufuro rero, urwo rufuro iyo ruje ntabwo ruza rufite impumuro nziza mu nzu. Ni kwa kundi murangiza gukora imibonano mpuzabitsina ugahita ushaka parufe cyangwa se deodora yawe ugatera mu nzu kugira ngo hazane impumuro nziza. Ibyo ngibyo biva kuri bya bindi by'ibifuro nyine biba byavuye mu gitsina kitari no guhumura neza. Icyo gituba nyine cy'igikono niko kiba giteye. Ariko kandi ikindi, ushobora kuba nawe wa mugabo we ushobora kuba waba urwaye nk'ama infection, sibyo? Kuko umugabo wasohoye intanga nawe hari igihe nawe asohora intanga zikanuka. Ntabwo aho ngaho ushobora kugitindaho kuko nawe ashobora gusohora intanga izihumure neza mu cyumba. Wajya kumva icyumba mugafungura amadirishya, gafungura imiryango kugira ngo hazemo impumuro nziza. So rero aho ngaho iyo turimo turavuga ko icyo gituba ushobora kuba wakigengesera kugira ngo kirongore, umugore rwose jya ubanza mbere umwoze, ufata amazi umene ku gituba cyoze neza, n'undi ariko niho hahandi uko wakimenaho amazi kose icyo cyakimwe n'undi kirongera kisubire kizane rwa rufuro. Igituba rero kizana urufuro, twebwe mu muco wacu bakone tuba tuzi ko gitera umwaka ubundi. Ku mugore ugifite ntabwo aba agomba no kwinjira mu bandi bagore, ntabwo rwose biba bikwiriye, kuko nimba uzi ko ufite icyo gituba kizana urufuro wajya kurongorwa, ariko nabwo ntugacibwe. Nawe uri umuntu sibyo, ntabwo wacibwaho kuko ngo urongorwa ngo ukazana igifuro, ahubwo ujya kwivuza urebe ko rugongo izagaruka, kuko rugongo buriya ifasha cyane umugore. Rugongo izana ubushake, kandi bwa bushake izana ni ururenda twebwe tuvuga ko ruba ruzanye nk'ububobere. Ruba rurenda rero ruba rugomba kuba rwaguhereza imbaraga zo kugira ngo uze kugira ubushake bw'uko urekura amazi turi kuvuga ngo urarekura urufuro. Hari igihe ujya gutaka ukabona haje iki ibifuro binuka kubi mu cyumba, ntube wanabikora n'undi muntu wese. Basi yanavuga ati urabona ko ababyeyi cyane cyane ibyo bagiye kuganira ajya kwinjiza mu cyumba akagenda akakwinjiza mu cyumba mukaganira, cyane cyane mu mico y'abakongomani cyangwa se wenda n'ahandi mu bihugu byo hanze. Niho umugore yagiye kuganiriza umugore mugenzi we amujyana mu cyumba cye bakaganiriramo, ntabwo ashobora kuganira muri salo. Rero sasa numwinjiza mu cyumba cyawe agasanga mu cyumba kuko ntihahumura neza, mu by'ukuri ibyo ngibyo birakwiye? Ntabwo bikwiye. Rero ibyiza ni uko ugomba kuba wagirira igituba cyawe isuku, kandi wa mugabo wawe nawe nimba uzi ko ufite umugore uteye gutyo wimucikaho, cyangwa se wenda umugirire isesemi, sibyo? Mufate umujyane kwa muganga bajya bamutera imiti imufasha kugira ngo wenda azane ububere, urwo rufuro ruhagarare, kuko aba ari imisemburo y'umubiri wiwe n'igituba kiwe uko giteye. Cyane cyane akihata kuba yanywa amazi menshi. Ikindi akaba yarya ibintu byerekeye n'imboga, sibyo? Ibintu bimeze gutyo biramufasha kugira ngo abashe kuba yagira itoto izira umuze, sibyo?
nyamuneka iyo turimo turaganira mbagira ngo dusobanukirwe neza tubashe no kuba twaganiramo. aho utasobanukiwe tera comment, aho wumva ko utameze neza twandikire kuri email yacu aho ngaho biba biriho, udusobanuze utubazo utese kuko ibi ngibi bibaho cyangwa se iki ngiki kibaho. ariko ntukazajya uvuga uti ngo njyewe ngo ngira isoni ngo mfite imborono. tubaze utubwire uti bimeze gutya tugusobanurire. nyamuneka rero ahasigaye aho ngaho ndabakunda cyane. ahangaha rero ibiganiro muzajya mubibona buri munsi, nimubishaka mujye muhera hejuru mukurikize hasi mutangire mu bishyashya, mukurikize inyigisho tuba twagiye tubahereza. ikiganiro twari turiho rero twari tugira kugira ngo tumenye buryo ki ushobora kuba wabigenza. nimba umugore wawe umurongora akazana urufuro, ujyane kwa muganga bamuhereze imiti, kandi ujye umuhatiriza kunywa amazi, umugaburire n'intungamubiri nyinshi. nujya kumurongora ntugapfuka amaso cyangwa wenda upfuka amazuru. ndabakunda cyane rero, ikiganiro cyo kiba kiryoshye, mba numva ntagenda, ariko ni amasaha cyangwa wenda n'igihe kiba kibiteye. ndabakunda cyane rero, subscribe ni ibintu by'ingenzi, like, comment, share. turabakunda cyane, bye bye. ushaka kuyigezamo